birababaje ko tumaze mu gihe twari kw'iki gikorwa cyo guherekeza uyu muvandimwe Mutoni tumenye ko hari n'undi wari uri mu bitaro bya Kanombe umaze kwitaba Imana. Imana imwakire. Abandi bari ari batatu ngira ngo amakuru dufite nuko bagenda bamera neza. Turashima n'inzego z'ubuvuzi zikomeje gukora akazi kazo, ariko ayo niyo makuru dufite ubu ngo bahari barevurwa neza, ariko tumaze kumva ibindi byago ko hari umwe umaze kwitaba Imana. Nubwo byatangiye perezida amaze kudusezerera mu gihugu, tugeze kuri porotayi nyine dusohoka dusanga aho polisi atubwira ati mugiye kugenda gake gake, hano ngaha mugiye ikivunge hagwa abantu benshi. Arangije mbona abaturage b'inyuma ari ibisore sinzi wagira bakoze mu mupaka, baraza basukuma bajyana imbere, n'ab'imbere nabo bagasunika bajyana inyuma. Birangira haguye abantu benshi, twe turi inyuma yabo tubona ab'imbere bose baguye, none ab'inyuma bagwaniriza nabo guhita, biba ngombwa ko babagira nk'ikiraro nyine, niko guhita twifatanya turi abasore batandatu, duhita natwe tunyura hejuru y'abandi bantu. Natwe tujya kwakira abapolisi kuko twari twabonye ndakundi kundu umusaza waje uri mu giti hejuru, turamubwira ducira ingoni bahita bayimbereza, nanjye ngenda ndi gukubita ku maguru y'abantu kugira bakinguruka abo ngabo baguye. Mu kwegura hari abakorometse, hari abababaye cyane. Mu kwegura imbanguye kuri mushiki wanjye nawe yabaye kuri hariho no witabye Imana n'ubundi. Nahangije bigenda gutyo bitamusaka ku mugongo kuko ako kanya Imana yambaye kwiyakira imbereza kwihangana, mbega niko twabivuga, mbaye kwihangana ndamuheka ndi njyenyine musira mu bitaro byari bigenewe aho ngaho. Bigengeze mu bitaro mu gihe bacyari kumwongera umwuka no kumukumba no kumushitura. Ijambo rye yavuze ati nimureke kumva ndi kuviramo imbere, bahita bazana ambulance bamusiramo bamujyana i Gisenyi. Ndavuga ati ngenda nagenda muri ambulance mushiki wanjye yabaye kuri nanjye wasanga biguyemo, niko nyine kugenda mu yindi modoka ku ruhande musangayo. Ngezeyo abaganga barambwira ati ngo nimba ugeze hano ngaha turabizi ko ari wowe mushiki wawe wagize ikibazo, wihagarareho wikomereho, ngwino tujye kumukwereka kabisa, wihagarareho nk'umuntu w'umusore nawe nguko wihagazeho n'ubundi kuva na mbere hose. Arangije arambwira ati ndugi wunginge umuntu turi gukeka yarangije kwitaba Imana. Ngeze aho ngaho birangira nzanga yitabye Imana, nta kintu cyabaye n'ubundi nasohotse nihanganye. Nzanga mera ari muri koma, nta kintu ari gushobora kuvuga. Ijambo ryambaje ni rimwe ari muri koma, mvuye kureba mushiki wanjye. Arambwira ati koko umwana wanjye yanapfuye. Ndamubwira ati mera uba wihanganye, ntabwo ndabimenya kuko mbimubwira ntabwo yari guhaguruka, nta nubwo yanari kugute. Arangije bigenda gutyo turihe ndihangana ndiyakira, niko guhamagara mu muryango. Umuryango wa FPR Inkotanyi wafashe iki mu gushyingura? Bari kudufasha cyane, nibona baduhaye aho gushyingura, nibona baduhaye ibyicaro, nibona bari kudufasha, mbega muri byose nibona bari kubidufasha. Muri iki gitondo reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo turasanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 4 n'umurongo wa 13. Turasoma uyu murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 18. Ariko bene data, dushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazana nawe na Yesu abasinzire muri we. Ikintu cyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami wacu tutazabanziriza na hato abasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse aba mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga,
hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nawe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko umuranishe imibabaro ubwirana ayo magambo. Amen. amen. Bene data bakundwa, teraniye hano teranijwe no kugira ngo twerekeze mushiki wacu w'ishyaka Mutoni. Imana ashimwe ko atabaruka. Mutoni utuvuyemo yari umwana w'umukobwa ukunda Imana, ukunda bagenzi be, ukunda umuryango, kandi ukunda amahoro, agakunda n'ubutabera. Kuva kera rero ikibazo cy'urupfu cyabayeho, uhereye mu gihe cya Adamu na Eva kugeza kuri isaha, ariko Bibiliya ibivugaho byinshi yuko tudakwiriye gutinya urupfu kuko niryo rembo. Iyo turebye muri Bibiliya tubona urugero rwiza rw'umwami wacu Yesu Kristo. Yaje ari umwami, aza ari Imana, 100% ari Imana kandi 100% ari umuntu. Yaje rero guhura n'imibabaro, nawe urupfu arunyuramo, ariko umunsi wa gatatu amaze kuzuka, Bibiliya itubwira ko yazukanye ubwiza. Bene data, muri iki gitondo biragoranye cyane kugira icyo umuntu yavuga, ariko buri munsi Imana igutegekera ibyawe. Buri munsi Imana iba yateguye ibyiza igategura n'ibibi, ndetse hari igihe ahanini tubona ibibi ari byo byatubayeho tugakuka imitima, ariko Imana iba bateguye n'ibyiza, kuko mu byiza tuvuga hari ababa bavutse, umubare w'abavutse wari mwinshi. Umuntu rero aravuka agakura akagira igihe cyo gushingirwa, ariko nanone igihe kikagera agapfa. Dufata nk'urugero ku buzima bw'indabyo. Igihe kiragera tukabona indabyo zimeze neza ziratoshye, ariko uko indabyo zaramutse uyu munsi ntabwo ariko ejo zizaba zaramutse. Igihe kiragera rero ugasanga indabyo nazo zahungutse cyangwa se zarabye. Uko niko Imana yabiteguye. Twese turiho, ariko igihe kizagera isacu nigera turuhukire mu bituza bya Aburahamu. Pawulo rero yandika urwandiko arwandikira iri torero ry'Abatesalonike. Iki kibazo cyari gihari, abantu bakuka umutima kubw'urupfu, ariko abarema mu byiringiro arabwira ati ntabwo dushaka ko mutamenya ibyo basinziriye, kugira ngo namwe mutababara nka ba bandi. Pawulo ababwira yashaka kugira ngo abarema ibyiringiro abereye koko igihe kizagera twambikwe undi mubiri utazabora, twambikwe ubwiza bw'Imana, maze tubashe gusanganira Imana. Uyu mubiri twambaye ni umubiri Imana yatwambitse mu buryo bw'ibanga. Iyo turi mu nda za mama ntabwo tuba tuzi uburyo tuzavuka, ni Imana ibigena. Tukibona ku isi, tukibona turiho, ni Imana ibigena. Ariko nanone dupfuye hari undi mwambaro utabora Imana itwambika. Aho ngaho rero Imana itwambikira uwo mwambaro ni ahantu hataboneshwa amaso, ni ahantu tutabasha kureba, ni ibanga ry'Imana.
uyu Mutoni Imana arangije kumwambika umwambaro mwiza cyane, wa mwambaro utazabura. Aho Imana yamwambikiye ntabwo wahabona nta nubwo wahagera. Biduhaye imbaraga zo gukomeza kwihangana. Mutoni yavutse tariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2005. Yiga amashuri abanza ayarangiza ageze mu wa 2 wa 9. Byaba bigishobotse bakomeza kubera impamvu zahabaye zo kunanirwa kw'imbaraga nke ababyeyi, ariko byatumye arekereraho. Imana imaze kumukomeza yagize umuhati ukomeye cyane wo kwishakamo ubumenyi. Yagiraga umuhati wo gukora imirimo itandukanye mu buryo bwo kwirwanaho mu buzima. Mutoni yaranzwe no kugira urukundo mu bana barumuna be, yakundaga kubitaho cyane, akabitaho mu buryo bwose. Yakundaga gukora imirimo yo gufasha ababyeyi mu buzima. Kubwo kuba atabarutse afite imyaka mikeya cyane, biratwereka ko yari afite ishyaka rikomeye ryo kuba yakora imirimo y'igihugu. Ariko kuko bibaye ngombwa, Imana yabihamije mu buryo bwiza bwo kubyerekana ko yari afite iryo shyaka. Atabarutse kuri uriya munsi wo kwamamaza umukandida w'ishyaka ryacu, kugira ngo nawe yerekane ko ari umwe mu bafite umuhati wo gukunda igihugu. Turabashimiye rero. Muri make Mutoni nibyo byamuranze, ariko kuko Imana ishimye kuba atakiri kumwe natwe, nta kundi twabigenza n'umuryango, natwe twabyakiriye. Kandi namwe turabashimiye ko mukomeje kudufasha kwihangana. Murakarama. Ni umumambure wa koperative Kuminyabu Mutoni yakoreragamo imirimo ya buri munsi. Dukora imirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Mutoni kuva umunsi yabaye umukozi wacu, yabaye umwana urangwa n'umurava. Yagiraga urukundo, akabanira bagenzi be neza. Umwihariko dufite serire spesialize muri koperative yacu. Uhereye umunsi yarahiye nk'umunyamuryango, yagaragaje ibikorwa byo gukunda umuryango mu buzima bwa buri munsi. Akaba umukangurambaga muri bagenzi be n'imisanzu y'umuryango w'Abanyarwanda RPF Inkotanyi yayitangiraga ku gihe. Ibyo ni na bimwe mu mpamvu zatumije Kuminyabu imukunda by'umwihariko. Nubwo n'akazi yagakoraga neza, ariko yagaragazaga ibikorwa byo gukunda u Rwanda binyuriye mu muryango RPF Inkotanyi. Ku itariki ya 22 twaganiriye uko tuzajya mu bikorwa byo kwamamaza umukandida wacu. Tumugira umwe mu bakangurambaga bazafasha bagenzi babo kubyuka gukora animasiyo. Yabikoze neza, aho mu masaha 9 yari yamaze kubyuka, ariko kubyutsa bagenzi biwe. Duhurira aho twagombaga guhurira, turagenda. Tugeze kuri site, ibintu byose tubikora neza, ariko nyine Imana yari izi ko ari wo munsi we wo gutaha, kandi ko ari butahe nk'intore. Turabashimiye rero ko namwe mwaje kubana natwe, Kuminyabu hamwe n'umuryango avukamo, kandi umuryango RPF Inkotanyi uhereye mu mudugudu ku kagari kugera ku nzego nkuru. Mwatubaye hafi. Ubuyobozi bwite bwa leta uhereye ku mudugudu ukagera ku karere n'inzego nkuru, namwe mwatubaye hafi, kandi turakomeza gukomera kubera ko muhari ngo mudukomeze. Numva ubuhamya bwanjye kuri Mutoni
hari ubwo nk'ubwo yari intore kandi inama nziza, ikinyabupfura n'umuco yatoje bagenzi be bizatuma nabo bakomeza kuba intore. Murakoze. biduhaye imbaraga zo gukomeza kwihangana. Mutoni yavutse tariki 7 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2005. Yiga amashuri abanza ayarangiza ageze mu wa 2 wa 9. Byaba bigishobotse bakomeza kubera impamvu zahabaye zo kunanirwa kw'imbaraga nke ababyeyi, ariko byatumye arekereraho. Imana imaze kumukomeza yagize umuhati ukomeye cyane wo kwishakamo ubumenyi. Yagiraga umuhati wo gukora imirimo itandukanye mu buryo bwo kwirwanaho mu buzima. Mutoni yaranzwe no kugira urukundo mu bana barumuna be. Yakundaga kubitaho cyane, akabitaho mu buryo bwose. Yakundaga gukora imirimo yo gufasha ababyeyi mu buzima. Kubwo kuba atabarutse afite imyaka mikeya cyane, biratwereka ko yari afite ishyaka rikomeye ryo kuba yakora imirimo y'igihugu. Ariko kuko bibaye ngombwa, Imana yabihamije mu buryo bwiza bwo kubyerekana ko yari afite iryo shyaka. Atabarutse kuri uriya munsi wo kwamamaza umukandida w'ishyaka ryacu, kugira ngo nawe yerekane ko ari umwe mu bafite umuhati wo gukunda igihugu. Turabashimiye rero. Muri make Mutoni nibyo byamuranze, ariko kuko Imana ishimye kuba atakiri kumwe natwe, nta kundi twabigenza n'umuryango, natwe twabyakiriye. Kandi namwe turabashimiye ko mukomeje kudufasha kwihangana. Murakarama. Bavandimwe, bashyitsi mwaje kudutabara, ubuyobozi bw'umuryango FPR Inkotanyi mu karere ka Rubavu mpagarariye bwari bwateguye igikorwa gufatanya n'abanyamuryango bose, igikorwa cyo kwakira umukandida wacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ukundwa cyane n'abanyarubavu kimwe n'abandi banyarwanda, ariko cyane cyane urubyiruko. Mutoni ahishakiye kugendera waduhurije hano, nabonye yari afite imyaka 18 gusa. Mu myaka 18 umuntu aba akiri mutoya, ariko uburyo yazamutse nk'uko mwabyumvise, yazamukiye mu muryango udafite ubushobozi bwinshi, yazamutse nk'abandi bana, ariko yari yaratangiye gufata inshingano akiri muto kandi akazikora neza. Abambanjirije umuyobozi w'iriya koperative Kominyabu icukura amabuye y'agaciro mu murenge wa Nyamyumba, yatanze ubuhamya kuri we. Namwe muri bazi umwana w'imyaka 18 ngo waratangiye gukorera amafaranga, kandi abayobozi be bakamubona mu bandi nuko aba afite umwihariko. Uyu mwana yari intwari cyane, yagiye abona ibikorwa by'umuryango, akabona ibyo umuryango ugeza ku banyarwanda, by'umwihariko aho atuye.
nyuma nawe abona ari ibikorwa mu by'ukuri bitagerwaho na benshi. Atangira gukunda umuryango, ariko aza kugera n'igihe afata icyemezo cyo kubirahirira. Yarashize gitoya arahiye, kandi yashishikarizwa n'urubyiruko kuza mu muryango. Nyamyumba, ubwo Vice Chairman wacu yasuraga abanyamuryango baho akitabira igikorwa cyo kurahira, hari harahiye urubyiruko rwinshi cyane, kandi Mutoni yari abifitemo uruhare. No ku munsi wo kuza igikorwa cyo kwamamaza umukandida wacu, nyuma twamenye amakuru y'uko yari yazindutse kare cyane mbere y'abandi, ndetse akajya no guhitura abayobozi b'imidugudu kubera ishyaka. Yari umuntu mu by'ukuri Imana iramwisubije, ariko yari afitewe icyizere cyane yari kuzavamo inkotanyi ikomeye, ikomeza guhagararira umuryango aho ari, ahagararira arangwa n'indangagaciro z'umuryango. Rero twebwe nk'umuryango, nk'abayobozi b'umuryango mu rwego rw'akarere, byatubereye igihombo gikomeye cyane. N'inkotanyi yari imaze kwigaragaza, ariko turabizi n'ubundi urugamba rwagenze, hari abatararushoje, ariko aho bagejeje abandi bakomerejeho. Turishimye rero ko igihe yari afite yagikoresheje neza. Tukaba tugira ngo umwanya mutoya mfite yewe mushimire, kandi nshimire umuryango we wamureze, ntumubere inzitizi, ntumubangamire mu kugaragaza ubutwari bwe, kuko byari no gushoboka ko nk'umwana ukiri muto w'umukobwa by'umwihariko ababyeyi bashobora kugira impungenge bati umwana aracyari muto n'abaretse, ariko byari gutuma adakoresha igihe cye neza, kandi yagikoresheje neza. Nyakubahwa mushyitsi mukuru waje kudutabara, twishimiye cyane uburyo ubunyamabanga bukuru bw'umuryango FPR Inkotanyi bukimara kumva iyi nkuru y'akababaro mwatubaye hafi, mwakomeje kudukurikirana, mukomeza kutubaza abarwayi bameze gute, ko bagiye boroherwa, mwarabimenyaga, mukatugira n'inama z'uko tubyitwaramo, ku buryo tutigeze twumva icyuho, ntitwigeze twumva ari ibyacu twenyine, twarafatanije. Tukaba tugira ngo muze no kudushimirira ubuyobozi bukuru bw'umuryango. Turabizi ko Chairman Nkurayizi, turabizi ko SG aya makuru ayazi cyane, ko ari nabo babohereje. Ibi ngibi biradukomeje cyane, kandi mubwire ko tutazatezuka mu gukorera umuryango, ntabwo biduciye intege. Turashimira rero n'abayobozi bose bo ku rwego rwayoboraga Mutoni uburyo bakomeje. Mwabonye ko na kampani yamukoreshaga yatubaye hafi, n'iki gikorwa turimo bakigizemo uruhare runini cyane, kandi turabyishimiye. Banyakubahwa abashyitsi, iyi ni Inkotanyi tuvuyemo, kandi nk'uko twabivuze, shima ko ubuyobozi bukuru mwaje kudufata mu mugongo, tukaba mudufitiye n'ubutumwa budukomeza. Abantu ngira ngo muri uyu mwanya mbahe umwanya mutuhe ubutumwa banyakubahwa Chairman w'umuryango ku rwego rw'igihugu. Murakoze. Bavandimwe, cyane cyane ababyeyi b'umwana Mutoni, abayobozi, abavandimwe b'abanyamuryango n'abatari bo, bavuga umuryango wa RPF, n'abandi bose bitabiriye kino gikorwa. Turi hano
twatumye nk'uko mubivuze n'umuryango FPR Inkotanyi turi hano ngo tubakomeze, natwe twikomeza kuko natwe zatugezeho. Mukomere rero kandi mwihangane, umuryango FPR Inkotanyi uri kumwe namwe kandi uzagumana namwe. Uyu mwana w'umukobwa Mutoni w'umunyamuryango nk'uko mwabivuze agiye, umuryango FPR Inkotanyi warababaye, by'umwihariko ko uru rupfu rwe rwabaye mu gihe abanyarubavu twari mu byishimo byo kwakira umukandida w'umuryango wa FPR Inkotanyi ku mwanya wa perezida wa repubulika. Umuryango wa FPR Inkotanyi kandi urumva neza intimba, agahinda n'ishavu kugenda k'uyu mwana wari ukiri muto bisigiye umuryango we bwite. Niyo mpamvu badutumye ngo tuze kubana namwe, tubakomeze, tubabwire ngo mwihangane, tunabamenyeshe ko umuryango uzakomeza kubana namwe. Uyu mwana ugiye uko mwabivuze yari umunyamuryango, bivuga ko yumvishe neza amahame y'umuryango wa FPR Inkotanyi ashingiye ku bumwe, ku iterambere rya buri munyarwanda, ashingiye kandi no kuri demokarasi, ari nayo yari yaje guharanira uwo munsi igihe Imana ihitamo kumutwara. Bivuga ko yabonaga izo ntego z'umuryango wa FPR Inkotanyi n'intumbero yazo akazibonamo ukwizera kw'ejo hazaza. Nyamara Imana iduha ubuzima ikanabwisubiza igihe ishakiye, yahisemo ko agenda kiriya gihe. Umuryango wa FPR Inkotanyi wumva neza kandi kuba uriya mwana agiye kuriya, kuba yari afite intumbero, wumva neza icyuho asize mu muryango bitewe n'imyaka yari agezeho ndetse n'intumbero yari afite. Niyo mpamvu umuryango wa FPR Inkotanyi wadutumye ngo mwihangane, mukomere, kandi tubizeze ko uzakomeza kubana namwe. Arangiriza aha ngaha nongera gushimira mwese mwabonetse muri iki gikorwa, nongera kubihanganisha umwana wacu Mutoni. Turizera ko Imana yamwakiriye, n'ibitaranamwakira turayibisaba ngo aruhukire mu mahoro. Icya mbere ni uko dushimira abanyamuryango bitabiriye gahunda ari benshi, kandi ni byiza ko bitabira. Hano muri Rubavu murabizi bitabiriye ari benshi cyane, byari byiza, kandi ngira ngo n'ahandi hose uko biri kugenda biba ni byiza, abantu baritabira ku bwinshi. Ibyo twahamagarira n'abandi ni uko hirya no hino ho umukandida wacu wa RPF ajya, abantu bakomeza kwitabira ku bwinshi, ndetse ntibanitabire gusa aho umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika ajya, naho twamamaza abakandida bacu b'abadepite. Turahamagarira abanyamuryango ndetse n'abandi bashyigikiye umuryango batari abanyamuryango kuko barahari kwitabira izo gahunda. Kuba rero hano muri Rubavu ejo bundi harabaye impanuka tukagira abana cyangwa n'abakuru bakomereka,
ntabwo ari igitangaza ahantu abantu bateraniye hashobora kuba impanuka. Ibyo ntabwo bikwiye kuba byaca intege abantu bakomeze bitabire. Inzego zirahari, inzego z'ubuvuzi zirahari, ngira ngo mwarabibonye nubwo iyo mpanuka yabaye, ariko inzego z'umutekano zifatanije n'inzego zishinzwe ubuvuzi n'ubutabazi baratabaye kandi batabaye neza. Nubwo twagize ibyago hakagira uwitaba Imana ari nawe twari twaje guherekeza uyu munsi, ntabwo byaca intege abantu. Gukomeza kwitabira ni ngombwa, hanyuma natwe abashinzwe ubuzima, abashinzwe umutekano bakora inshingano zabo kandi neza. Ya ni ibyago, ni impanuka ntaho itaba. Rero ni ukuvuga ngo dukomeze twitabire gahunda, ubundi inzego zikomeze zikore imirimo yazo. Ku ruhande rw'umuryango RPF Inkotanyi, hari icyo muteganya gukomeza gufasha umuryango wa nyakwigendera cyangwa mwabakoreye n'uyu munsi icyo muzakomeza? Ngira ngo twabivuze, umuryango FPR Inkotanyi kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu wagumye wifatanya n'uyu muryango. Ni no muri urwo rwego twaje aha ngaha. Umuryango rero uko nabivuze mu ijambo nagejeje hariya, turakomeza gukurikirana imibereho y'uriya muryango usigaye, niba hari icyo ukwiye gufashwa kizagera. hari n'abandi bari bakomeretse, hari n'abagiye kuvurirwa i Kigali, ubu bameze bate? Birababaje ko tumaze mu gihe twari kw'iki gikorwa cyo guherekeza uyu muvandimwe Mutoni, tumenye ko hari n'undi wari uri mu bitaro bya Kanombe umaze kwitaba Imana. Imana imwakire. Abandi bari ari batatu, ngira ngo amakuru dufite nuko bagenda bamera neza. Turashima n'inzego z'ubuvuzi zikomeje gukora akazi kazo, ariko ayo niyo makuru dufite ubu ngubu. Bahari barevurwa neza, ariko tumaze kumva ibindi byago ko hari umwe umaze kwitaba Imana. Mwagize uruhare mu gushyingura uyu muntu cyangwa ni umuryango we bisanzwe? Umuryango wafashijwe nk'uko mwabibonye, hari aho yakoreraga, hari inzego z'ubuyobozi, hari inzego z'umuryango. Umuryango wafashijwe byose, ndavuga umuryango w'uriya mwana wafashijwe byose kugira ngo ashyingurwe mu cyubahiro gikwiye umunyamuryango. Murakoze. Murakoze namwe.